Milika na Roy bari mu modoka. Milika yari kugenda asomera Roy cyane atari ku wundi wowe igihe wahereye unyirukansa, uyu munsi ni isabukuru ya mariage yacu, nyamara rwose aho kugira ngo umpe impano cyangwa se untungure, ahubwo wiriwe unyirukansa mu modoka yawe, ntungure ko ugiye kunjyana kwigurira impano. Akomeza rero kugenda asakuriza Roy, umugabo witonda cyane, nta jambo na rimwe aba yari yavuga. Milika rero abona Roy yamwihoreye maze agahita amubwira atumva, ntabwo nshaka kurenga aha, hagarara mve mu modoka yawe, nudahagarara kandi ndasimbuka, hagarara gira vuba. Aramusakuriza cyane maze Roy agahagarara, ahita abaza Milika ati ariko se sheri, hari ikihe kibazo? Abimubaza kandi mu magambo atuje cyane. Milika ati ikibazo gihari ni kimwe, ni uko ari isabukuru ya mariage yacu, nyamara umugabo wanjye akaba atabyibuka, ntabwo yigeze ampa impano. Ubu rwose wakabaye nibura wanguriye nka shanete ya zahabu, cyangwa se nibura wanguriye impeta, ushobora kuba wanguriye isakoshi, wari no kungurira n'ikindi cyose maze ukampa impano rwose ihenze, ariko nta na kimwe wakoze. Roy rero yitonze cyane ati none se mukunzi, waretse tukajya ahantu tukicara maze icyo kibazo tukagikemura? Milika ati ntabwo ndenga aha, sinshobora kuharenga niyo wagira gute. Roy ati ngaho se nibura ngwino nyine tujyane muri supermarket maze ufate icyo ushaka. Milika ati uranyumvira kandi ugiye kumbwira ngo ngewe njyane nawe ngo maze njye kwigurira impano ngo mbese nitungure? Ariko ubundi uzaba umugabo uri romantike ryari ngo ujye umenya kuntungura, umenye kungurira impano maze uzimuntunguye? Uri kumbwira ngo ninguherekeze guhitamo ikintu uri bume? Ijyane gira vuba. Arakomeza akamusakuriza maze Roy agasohoka mu modoka ameze nk'uwataye umutwe. Abagisohoka rero kubera kutareba mu muhanda, ajya kwambuka imodoka ikaba iramugonze. Milika ahita avuza induru maze bagahita baterura Roy bamujyana kwa muganga. Aba rwose ari muri koma kuko imodoka iba yamugonze bikomeye. Aragenda rero akamara igihe kinini kwa muganga, maze rwose Milika akamurambirwa, akarekera kuzajya amwitaho no kuzajya ajya kumureba. Ntabwo rwose biba bikimuhangayikishije kuba umugabo we arwaye. Igihe kiragera maze akoroherwa, agatangira nyine kwiga kugenda, akongera agakandagira, ariko rwose abagendera ku mbago. Baramusezerera kugira ngo atahe. Milika rero ajya kumucyura maze akamuzana, bagera imbere y'igipangu ahita ava mu modoka agakuramo imbago za Roy, maze agahita abwira umuzamu atumva ngwino ukuremo sobuja mu modoka umujyane mu nzu. Roy ati ariko nari nzi ko rwose nibura turi bugumane uyu munsi. Milika ati urumva se uri akazi ngomba kwirirwa nkora? Mfite ibyo gukora, nkeneye amafaranga, nta mpamvu rero zo gukwirirwa iruhande. Ahita abwira uwo muzamu ati gira vuba mujyane mu nzu, reka nigire ku kazi. Roy asigara ahagaze areba ukuntu umugore we atanashobora rwose no kumusindagiza nibura ngo amugeze mu nzu, aje rwose agahita amujugunyira umuzamu ku marembo. Arimyoza ariko nanone nta kintu cyo gukora bafite, arihangana nyine. Roy rero yinjira mu nzu maze akagenda akaryama akaruhuka, gusa rwose yirirwa nta kintu ashyize mu nda kubera ko nta kintu na kimwe kiba kiri muri iyi nzu. Arihangana aba yumva ategereje ko Milika ari buze kuva ku kazi, nibura rwose akagira icyo amutunganyiriza. Bumara kwira rero maze Roy akava mu cyumba akaza nyine acumbagira ku mbago. Araza rero akinjira mu gikoni maze agasanga rwose na gaze ntabwo iherutse kwaka, nta kintu na kimwe cyo kurya gihari. Aragaruka rero muri salo aho Milika yari yicaye yibereye kuri telefone, ari ku mbuga nkoranyambaga ari kwisekera rwose, aba ari ku macati nyine n'abandi bantu yifitiye akaji imbere yari kwinywera. Roy rero ahita amubaza ati uyu munsi se ntabwo watetse mugore mwiza? Milika ahindukira n'umujinya mwinshi maze akamureba ngo ntabwo natetse. Ngo ube se ko wiriwe aha kubera icyo utatetse? Roy ati ariko njyewe ntabwo mbasha guhagarara urabizi, ntabwo rwose nabasha guhagarara ngo nteke.
Mirika ati nushaka ujye uteka uryamye cyangwa uteke wicaye simbizi, ariko ugomba rwose kumenya kwitekera. Ni gute nzajya mbyuka njya ku kazi ngataha ku mugoroba, nyamara wowe wiriwe wicaye gusa nta kintu na kimwe wigeze ukora? Ubundi se ubwo urashaje ku buryo utabasha kwitekera ngo wihe amafunguro? Roy rero aramubwira ati ariko ni ukuri urabizi ko rwose nta mbaraga mfite, ntabwo nabishobora. Iyo njya kuba muzima nari kuba nabikoze nta kibazo. Mirika rero ahita arakara maze agahaguruka ati reka nigendere, n'ubundi rwose muri iyi nzu ni stress gusa, sinshobora kuharuhukira. Iyo ntashye rwose ni ugutangira kuntera stress, keretse umunsi nzagenda singaruke. Aba ari no kwimyoza n'umujinya mwinshi nyine agenda yijugunya. Roy rero abura ukuntu abigenza maze agahita yinjira mu gikoni agatangira nyine gufata utubuto, ndetse rwose afata n'udukaroti twose n'utunyanya yihekenyera, kuko nyine aba yabuze ikindi kintu cyo kurya. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Roy arabyuka agafata mashine, aba ari gukora n'ubundi bintu by'akazi ariko ari mu rugo, kubera ko rwose aba yumva atazamara iki gihe cyose adakora. Mirika rero amara kwitegura agiye ku kazi, maze akaza akabaza Roy ati urufunguzo rw'imodoka ruri hehe? Roy ati nzi ko ahubwo wari uri kuntegurira ibya mu gitondo. Mirika ati niyo mpamvu se numva kumpamagara utarekera? Roy ati ndashonje cyane, inzara irenda kunyica, kuva ejo rwose nava kwa muganga urabizi ko nta kintu ndafata, ndashonje rwose. Mirika ati ntacyo ubwo ndaje rwose ndagutumiriza ibyo kurya, ariko njye nta mwanya mfite. Roy rero ahita amubwira ati ariko hari ibintu nari maze gukora byo ku kazi, nagira ngo rwose nkwereke urebe uko bimeze, kubera ko nyine Roy ndetse na Mirika baba bakora muri kampani imwe, ariko nanone Roy ari we mukuru kuri Mirika. Mirika rero ahita amubwira ati hoya nta mwanya mfite wo kureba ibyo ngibyo, kubera yuko uyu munsi haraza umuyobozi mushya, ngomba rero kugenda kare maze nkamwakira, ntabwo rwose agomba gusanga ntahari. Roy rero ahita amwihorera kuko rwose ababona n'ubundi adakeneye kumwumva. Nina rero niwe muyobozi mushyashya baba biteguye muri iyi kampani. We rero aba ahagaze ahantu ari guhamagara Roy akamubwira tumva mpahagaze umwanya munini, nyamara rwose nabuze umuntu wagombaga kuntumaho. Roy ati uretse gato cyane ndaje rwose mugutumeho. Roy rero ahita ahamagara umuzamu we maze akamuhereza flash disk, aramubwira ati iyi flash yishyire umuntu uhagaze ku muhanda imbere ya butike, ati maze umubwire ngo ibintu biri kuri iyi flash disk azabikurikize neza guhera kuri kimwe kugeza ku kindi, umubwire ko ibintu byose rwose byuzuye neza kandi nabiteguye nta kibazo, azajya abikora nyine nk'uko nabimwandikiye. Roy kandi abwira uyu muzamu turamenye iyi flash disk iriho ibintu bikomeye, yishyire mu mufuka uyitware neza cyane, uramenya utayita, ugende rwose uwo mufuka uwufasheho. Uyu muzamu rero ahita abwira Roy ati ndabikora rwose nk'uko bivuze, reka ahubwo nihute. Ahita agenda rero maze iyi flash disk akayiha Nina. Nina rero ahita agenda nyine akajya ku kazi. Abagitunguka rero maze Mirika akimubona agahita amubwira ati mwaramutse neza umuyobozi, nta gushidikanya ni wowe muyobozi mushya uje hano. Nina ati cyane nimunyereke biro yanjye ahubwo. Mirika rero yamwubashye cyane ahita ajya imbere maze akajya kumwereka biro ye. Aragenda rero maze akicara agatangira kureba hirya no hino, atangira nyine kumubaza iby'iyi kampani byose uko bimeze, maze agahita amubaza ati umuntu se witwa Mirika ninde? Mirika ati ni njyewe nguhagaze imbere nyakubahwa. Nina ahita amubwira ati Mirika rero mu nama twakoze nyine y'abayobozi twemeje yuko tugomba kumuzamura mu ntera, ubu ngubu wabaye manager. Mirika ahita yishima maze agatangira akamushimira atarekera ati murakoze cyane muyobozi, ndabashimiye rwose.
Nina ati hoya nta mpamvu zo kunshimira kwawe bizaba gukora inshingano zawe kandi neza maze ntitwicuze rwose kuba twakuzamuye mu ntera. Nina ati ntabwo rwose muzicuza. Nina rero ahita abwira Milika ati bari bambwiye ko kandi uwo muntu witwa Milika afite umugabo we nawe ukora muri iyi kampani. Umugabo wawe ari hehe? Milika ati umugabo wanjye ntabwo ahari, yakoze agisida gusa nyine azagaruka ku kazi vuba. Nina ati ni nka ryari azagaruka? Milika ati mu cyumweru gitaha. Nina rero ahita amubwira ati ubundi se ubu hari ikibazo se naba nkorera muri biro ye niba adahari? Milika ati nta kibazo, aba yishimiye rwose ko bamuhaye poromosiyo, ibyo uyu muyobozi byose yamubwira ntacyo biba bimutwaye. Nyamara ariko uyu muyobozi Nina aba yoherejwe na Roy kugira ngo aze rwose kuba amusimbuye mu gihe arwaye, ariko nta muntu n'umwe uba ubizi, biba ari ibanga nyine rikomeye hagati yabo. Amasaha y'umugoroba rero Milika arataha maze agasanga Roy yicaye muri salo, kubera ko nyine nta hantu aba akibasha kujya. Roy ahita amubwira ati karibu mukunzi wanjye, nari ngukumbuye rwose, ati umunsi wawe se wagenze neza? Milika ahita yicara ati umunsi wanjye wari amasereri gusa, ntananiwe bikabije, bazanye umuyobozi mushya, akazi rwose kabaye kenshi, ikindi kandi bananzamuye mu ntera, birumvikana nyine n'inshingano ubwo ziyongereye. Roy ati bakuzamuye mu ntera? Milika ati cyane, bangize manager. Roy ati gute se bakuzamura mu ntera kandi rwose umazemo igihe gitoya, none se wa mugabo umazemo imyaka 8 yose kubera iki batamuzamuye? Milika ahita arakara ati ubwo rero niyo felicitation mpaye, nta no kumbwira ngo felicitation? Roy ati felicitation mukunzi, ariko rwose ndumva ngewe harimo akarengane, ubu se uriya mugabo yabifasha ate? Nyamara Roy rwose niwe uri inyuma y'ibi byose, kuba yazamuwe mu ntera niwe uba yabigizemo uruhare. Milika rero ahita yigira mu cyumba ati n'ubundi ndabizi nta cyiza cyawe, ntabwo rwose ujya wishimira iterambere mba nagezeho. Roy ati ariko mukunzi, hari ibyo rwose nari naguteguriye, nari nagerageje kukugenderera ku mbago maze ndagutegurira. Ntibitinda rero igihe cyo gusubira ku kazi cya Roy kiragera, gusa nyine aba atarakira akigendera ku mbago, ariko uyu mugabo yari umuhanga cyane, ntabwo rwose byari bigoye ko yasubira ku kazi maze akicara agakora, kuko n'ubundi aba yari kugakorera mu rugo kandi akinjiza amafaranga menshi, akayinjiriza kampani kandi ari gukorera mu rugo. Barabyuka rero bakitegura, we ndetse na Milika kuko baba banakora ahantu hamwe. Barasohoka rero bagera hanze, Roy ugendera ku mbago ebyiri nyine abaza Milika ati sheri, ntabwo wanzaniye agakapu karimo amadosiye yanjye? Milika amureba ahereye ku kirenge maze akageza ku mutwe. Uyu mugore asuzugura koko, ati ntako nazanye, genda ukizanire, njye ndihuta rwose nakererewe ku kazi. Roy rwose kugenda biba bigora, ndetse agenda yurira ama esikariye kandi akoresha imbago, asubira mu nzu nyine kuko nta kundi aba yabigenza. Ajya gufata rero ka gakapu ke, aragaruka maze agasanga Milika yakije imodoka yigendeye. Roy ahita asohoka agenda nyine agendera ku mbago, maze akajya ku muhanda agatega tagisi. Agera ku kazi rero akabaza sekireteri ati mwampa se imfunguzo za biro yanjye ko mbonye ifunze? Sekireteri ati ariko biro yawe ni Milika wayifunze, ni manager rwose mushya wafunze iriya biro yawe, kandi yatubwiye ko umuntu ushaka imfunguzo ariwe agomba kuzaka. Ubwo rero rwose bosi mwaze mwisabira. Milika rero ubwo aba naje akaza nyine aho kwa sekireteri. Roy ahita amubwira ati wamfunguriye se biro nkajya gutangira akazi? Milika ati ariko se wowe nta nubwo ujya utekereza habe na gato, niba usanze biro yawe ifunze akaba nta wayigufungurira ubwo ntacyo wumvamo?
Roy rero bitangira kumucanga maze akinjira mu biro by'umuyobozi mushya. Nyamara uyu muyobozi mushya aba aziranye na Roy neza cyane, ariko bigira nk'aho bataziranye. Birashoboka ko rwose baba bafite umugambi mu hazaza, bashobora kuba hari ikintu baba bari gupanga. Roy rero yinjira muri iyi biro maze akabwira uyu muyobozi mushya ati, biro yanjye irafunze kandi rwose nari ngarutse ku kazi kuko numvaga natangiye gutora akabaraga. Milika rero bahita bamutumizaho maze akaza muri biro. Uyu muyobozi rero abaza Milika ati, kubera iki utari guha imfunguzo Roy ngo ajye gukora akazi? Milika ati, ariko ntabwo rwose agikora hano kubera yuko uzaza kumusimbura azaza ejo. Ntabwo muri gurupe yanjye mukeneyemo kuko nta bushobozi nkimubonamo, ntabwo kandi nakorana rwose n'abantu ntabonamo ubushobozi. Nina rero ahita abwira Milika ati, koko se urabona utamukeneye? Uyu muntu akoze muri kampani igihe kinini, afite ubunararibonye. Milika ati, hoya ntabwo rwose mukeneye kuko nyine abantu tuzakorana kuri proje yanjye ni abantu ngomba kuba nihitiyemo duhuza kandi mbona ko bafite ubushobozi, bafite nyine mu mutwe hatekereza neza. Ntabwo rero rwose Roy ndi kumubona muri abo bantu. Roy ahita yumirwa ati, uravuze ngo nta kintu na kimwe nshoboye? Uzi yuko mu cyumweru gishize ninjije miliyoni 20 zose nzinjiriza kampani ku mishinga nari ndi gukora nicaye mu rugo, none ubu urumva ubu ngubu nabashije guhaguruka ariko rwose ntacyo maze. Nina rero areba Roy maze akamubwira ati, ihangane, ubwo nyine nta kindi nabikoraho kuko nyine abantu bose bagomba kujya muri gurupe y'uyu mushinga nabo Milika agomba kuba yahisemo, kubera ko niwe ugomba kuwuyobora. Ubwo nyine niba we bagukuye muri iyo gurupe, ihangane rwose itahire nyine, ubwo nta kundi, nta mwanya ugifite hano. Ubwo tuzaguha nyine imperekeza zawe ndetse rwose tuguhe nyine n'andi mafaranga ku ruhande y'uko nyine twagusezereye bitunguranye. Roy arababara cyane maze akongera akagenda agatega imodoka nyine akitahira, kuko rwose umugore we nta nubwo aba ashaka no kumutwara nibura. Milika ahita abwira sekreteri atumva nkubwire, ubwire abasekirite bose ko uyu mugabo atagomba kuzongera kwinjira muri iyi kampani. Niyongera kwinjira hano, ubwo ngubwo rwose byose bizakujya ku mutwe, uzahita umenya icyakuzanye hano. Sekreteri ati, rwose nta kibazo ndabikora. Roy rero mu kujya gushaka imodoka imucyura abanza rwose kuyibura, ahagarara ku muhanda akabona ntabwo ari kuyibona, maze akaba agenda n'amaguru nyine, gusa abagenda ubona rwose atabishoboye. Hahita rero haza imodoka ibirimo umukobwa, ni umukobwa w'inshuti ye witwa Kesi, ni umukobwa biganye, ni inshuti ye rwose kuva na kera. Uyu mukobwa rero ahita ahagarara, aba ari guhamagara ati, Roy, abagira ngo ahari ari kurota. Ahita rero ashyira imodoka ku ruhande maze Roy nawe agakata amusanga. Uyu mukobwa ahita ava mu modoka yihuta akaza rwose kureba uyu musore, aramubaza ati, Roy, wabaye iki? Ati, ndi Kesi. Roy ati, none se uri hano kuva ryari? Kesi ati, narahinje nimugoroba rwose nibwo narengeze muri kino gihugu, ariko ntabwo nari niteguye kukubona. Ahubwo se kuki mbona rwose nta mbaraga ufite? Wabaye iki kuki uri kugendera ku mbago? Amubaza ibibazo byinshi cyane icyarimwe, maze Roy uvuga amagambo make cyane aramubwira ati, nakoze agisida, niyo mpamvu rwose ubona ameze gutya. Kesi ati, none se uri kuva he kandi ugiye hehe? Roy ati, ndi kujya mu rugo, nari ngiye ku kazi ariko rwose birangiye nsanze bananyirukanye. Kesi rero ahita arababara cyane, maze rwose akabaza Roy ati, none se mbwira, ibi bintu byose byagenze bite? Roy rero atangira kumubwira nyine ahereye kuri zeru, ati, nashatse umugore turabana, nyuma rero naje kugenda mbona rwose umugore wanjye agenda ahinduka. Ati, yatangiye rwose kugenda ambana mubi,
none bigeze n'aho anyirukanye ku kazi. Roy rero abwira Kesi ibintu byose uko byagenze, ariko akanamubwira ati ariko nanjye hagati aho rwose namenye ubwenge, kubera ko natangiye kubona nyine uriya mugore wanjye ko rwose atari njye ashaka, ahubwo wagira ngo yashakaga imitungo yanjye. Kuva rero rwose narwara yatangiye kumfata nabi cyane, kuko yakekaga ko hari nta kintu mfite, kandi nyamara na kampani dukoramo ni iyanjye, ariko narabimuhishe, ntabwo rwose abizi. Yari azi ko nyine ndi umukozi nk'abandi bose. Hanyuma rero nazanye undi muntu wo kunsimbura, kugira ngo rwose ibintu byanjye bitazagenda nabi, kandi nyine kugira ngo n'umugore wanjye akomeze akore ibyo ashaka uko abyumva. Gusa sinshaka ko nyine azigera amenya ko iriya kampani ari iyanjye, kuko ndashaka kureba nyine aho azagarukiriza gukunda ibintu kwe. Kesi rero ahita amubwira atumva, ntabwo rwose mbyumva ukuntu washatse umugore mubi bigeze aho ngaho, gusa ntugire ikibazo nzabigufashamo. Ndifuza ahubwo yuko wampuza n'uwo muntu nyine w'umuyobozi mushya muri kampani yawe, maze rwose tugapanga, kandi tugapanga diro zifatika. Ndakubwiza ukuri, ibi bintu rwose tuzabikora neza kandi uzaba ubireba, uzabisohokamo kigabo. Ahita rero amutwara maze akamugeza mu rugo. Ku mugoroba rero Milika arataha, Roy ahita amusanganira maze akamubwira ati ni karibu. Ahita amubaza ati koko wabitekerejeho neza usanga ugomba kunyirukana? Urabizi neza rwose nta kintu na kimwe nsigaranye, amafaranga yose narayakoresheje nivuza. Milika ati urakeka ibyo bindeba? Roy ati none se koko ntabwo wibuka ukuntu nitanze kugira ngo ubone kariya kazi? Nanze ko banzamura mu ntera kugira ngo rwose nawe ubone umwanya muri iriya kampani. Milika ati wagombaga kubikora nyine, zari inshingano zawe nk'umugabo wanjye, none njye nari umukobwa wo guhora mu rugo se? Roy ati ariko ni ukuri urampemukiye, kandi ibintu nkoreye ntabwo ari byiza. Milika ati ariko ndabizi neza ko iyaba nanjye ari njye ndi kugendera mu mbago, nawe ari biriya wari kunkorera. Roy ati ntabwo nagukora biriya bintu, kuko njye nanakwitangira. Ntabwo rero rwose nari kukwirukana ku kazi ngo kubera yuko ufite ikibazo. Ikindi wibuke ko kuba ngendera kuri izi mbago no kuba narakoze iyi agisida byose ari wowe wabiteye. Milika ati ni akazi kawe, wikomeza rwose kubinshinja, kuko ndumva bitari no kunkoraho, ntacyo bimbwiye habe na gitoya. Ahita rero yigira mu cyumba maze agasiga Roy ahagaze muri salo wenyine. Ku rundi ruhande rero Kesi na Nina barahura, maze Kesi akabwira Nina ati mbwira, ubona rwose Milika yitwara ate? Nina tumva uriya mukobwa ni umugome cyane, ni umwiyemezi kandi arikunda, nta wundi muntu n'umwe ajya atekereza. Ati ibyemezo byose afata biba rwose ari ukwirebaho gusa. Kesi ati mana yanjye ndarababaye, ntabwo rwose numva ukuntu Roy yashatse uriya mukobwa. Ati uriya mukobwa ni umwana mubi cyane. Ati noneho tekereza niba akora biriya bintu umugabo we, tekereza none undi muntu wo hanze ibyo yamukora. Nina ati njyewe naratangaye, narumiwe rwose. Nina rero ahita abaza Kesi ati none se kiriya gitekerezo cya Roy cyo kugira ngo duhe nyine imodoka n'umushoferi Milika, buriya wowe wacyubonye ute? Kesi ati nanjye ndagishyigikiye, kubera ko nyine tugomba kumuha ibyo manager uwo ari we wese muri kampani agomba, nawe agomba kubibona nyine kugira ngo atazagira icyo akeka. Nina rero ahita abwira Kesi ati niba ari uko bimeze nyine ntacyo, ubwo tugomba nyine kubitegura byose maze tukabimuha ibyo agomba nyine. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Milika aba agiye ku kazi, Roy aramutangira maze akamubwira ati mwaramutse neza. Milika
ati naramutse nyine, ntabwo ndeba se, urabona naramutse nabi? Roy agahita amubwira ati nagira ngo ngusabe nyine amafaranga yo gutega kubera ko nifuzaga kujya muri uriya mujyi wundi duturanye, hari umushuti wanjye nari navugishije maze rwose ambwira ko yanshakira akazi muri kampani akoramo. Mirika ahita arakara ati ubu rero uri kunteza abantu bose, uri kunteza isi uyibwira ngo nakwirukanye muri kampani? Roy ati nta muntu n'umwe nabibwiye, ariko nanone niyo nabivuga byaba ari byo. None se ubundi ntiwanyirukanye? Ngomba reka gushaka imibereho, ntabwo rwose ngomba kwicara gutyo gusa. Mirika atumva rero uzaguma hano, nta mafaranga rwose naguha, cyangwa se uzave hano nyine ujye muri uriya mujyi n'amaguru, niba rwose wumva wishoboye, amafaranga yo ntayo nakwihera. Ku mugoroba rero Roy ari kumanuka amayesikariye ajya muri salo, maze yagera nko kuri esikariye ya gatatu aranyerera agahanuka akagwa hasi, agwa nabi rero maze akagwira amaguru, n'ubundi rwose aba atarasanzwe ameze neza. Avuza induru maze umuzamu akaza yiruka, araza rero agahita amubwira ati mfasha kunyegura. Umuzamu aramwegura maze yamwicaza, Roy akavuza induru cyane kuko rwose aba yavunitse noneho bikabije. Mirika rero ahita yinjira maze Roy agahita amubwira ati ndakwinginze mbabarira unjyane kwa muganga. Umuzamu nawe ati rwose mabuja mbabarira ujyane kwa muganga bosi kuko rwose arimo gupfa. Mirika ahita akubita isakoshi mu mutwe w'uyu muzamu ati niyo mpamvu se utaje kumfungurira porutaye? Wowe se ugomba kuba uri hano cyangwa ugomba guhora hariya nyine ku rugi hanze? Ni gute nifungurira? Ihute jya ku kazi kawe. Umuzamu rero agenda yiruka avuga ati umbabarire rwose bosi, gusa nyine ihangane nta kundi. Roy rero akomeza kwinginga Mirika ati mbabarira unjyane kwa muganga. Mirika akabyanga. Roy ati mbabarira basi umpe imfunguzo z'imodoka ndiyaranja rwose. Mirika ati ntazo naguha kuko mu kanya nifitiye urugendo, hari aho rwose nshaka kwigira. Roy aramwinginga, Mirika akanga kumwumva akigendera akigira mu cyumba. Roy rero ahita afata za mbago ze nyine agatangira kugerageza guhaguruka, ariko noneho biba ari ikindi kibazo. Guhaguruka biba bigoranye kuko noneho aba yababaye cyane kurenza uko yari ameze. Gusa nyine ashyiramo imbaraga maze rwose akagerageza guhaguruka. Aragenda rero acumbagira maze yagera ku muhanda akaba ahuye na Nina. Nina rero ahita amushyira mu modoka maze akamujyana kwa muganga. Amusiga kwa muganga rero maze agahita aza mu rugo, akaza agakomanga, arinjira maze bakamubaza bati none se hano uhamenya ute? Abwira Mirika rero ati narebye nyine ku madosiye ya Roy maze rwose mpita menya aho mutuye, narinje rero rwose kureba uko mumeze. Mirika rero amuha karibu mu nzu maze akicara bagatangira kuganira. Ninabaza Mirika ati none se Roy ari hehe? Mirika ati ari mu nzu, buriya rwose ari mu cyumba arasinziriye. Nyamara ababeshya kubera ko Nina abaza aho amusize. Nina rero abaza Mirika ati none se posite yawe nshya uyitwaye mute? Mirika atumva ndishimye cyane kandi nzakora ibishoboka byose rwose uzatungurwa. Nina rero akomeza amubaza ati mbwira rwose uyu munsi nifuje kuganira nawe, ubundi umugabo wawe byamugendekeye bite? Mirika ati umunsi wa aniveriseri y'ubukwe bwacu twari turi kugenda yaragiye rero kungurira impano, maze imodoka ihita imugonga, naho nyine yatakarije amaguru ndetse rwose n'urutirigongo rwe rukorwaho. Natakaje amafaranga yose nari naribikiye muvuza. Nyamara rwose Mirika ababeshya kubera ko Roy yifuzaga mu mafaranga ye, Mirika nta n'igiceri cy'icumi yari kumutangaho. Nina ati ihangane ndumva rwose bitari byoroshye nubwo n'ubu rwose bitoroshye. Nina rero ahita abwira Mirika ati gusa nyine twari twemeje yuko
ashobora kugaruka mu kazi, turabona rwose akenewe mu kazi. Mirika ati hoya, mwikorwa rwose mwigora, umugabo wanjye ntabwo aramera neza, kandi naramuka ameze neza nzamushakira icyo gukora, nyizera rwose mwikwigora kuri ibyo, ntabwo rwose ari ngombwa ko agaruka. Nina rero akomeza kugenda abaza utubazo Mirika, aramubaza ati mbabarira nkubaze, ariko nujya kunsubiza unsubizanye rwose ukuri kwinshi, uracyakunda umugabo wawe? Mirika rero ahita amubwira ati rwose reka nkubwize ukuri nyakuri, muganga yambwiye ko umugabo wanjye yangiritse atazongera rwose gukandagiza ibirenge bye, ndacyari muto rero ibyo bintu rwose ntabwo nabyihanganira ubuzima bwose. Nina ahita amubwira ati ariko nyamara urukundo rwihanganira byose, ubwo rero ntabwo rwose wamukundaga bya nyabyo. Mirika ati iyo ibigeragezo bikomeye bije hari igihe byica urukundo. Nina ati urwo ntabwo ruba ari urukundo rwa nyarwo, ati tekereza ko kampani nakoragamo mbere umuyobozi wayo yagiye muri koma amaramo imyaka 30, nyamara umukunzi we rwose yari akimurwaje, yari akimwitaho kandi yari akimukunda. Mirika ati impamvu yamukundaga ni uko yari afite amafaranga menshi, ntabwo rero yari kumusiga, ntabwo ari we yakundaga, ahubwo rwose yakundaga amafaranga ye. Nina ati niko ubitekereza? Mirika ati cyane rwose, ati rero jyewe ubu ndi kwitegura divorce, ndi gutegura rwose impapuro za divorce kuko ndashaka gutandukana nawe, ntabwo nabasha kubaho ubu buzima igihe cyose naba ndi kwishyira muri gereza y'urukundo. Nina rero yumva yumiwe kubera ko n'ubundi aba yaje hano kuganira na Mirika, yabitumwe rwose na Roy kugira ngo bamenye ikintu Mirika ari gutekereza. Nina ahita amubwira ati murakoze cyane rero, nishimiye rwose kuganira namwe, ariko nyine reka ntahe. Mirika rero aramushimira nawe maze bakamuherekeza agataha, gusa arasohoka yagera hanze agahita yifata ku munwa, abatunguwe n'ukuntu rwose uyu mugore nta mutima agira, atitaye ko umugabo we arwaye ahubwo akumva nicyo gihe cyo kumusiga. Uyu munsi rero Roy ntabwo ataha, arara kwa muganga kuko rwose ntabwo aba ameze neza. Mirika habe no guhamagara ngo yumve rwose uko Roy ameze. Buracya mu gitondo rero maze Roy akaza arakomanga, Mirika akaza gufungura. Roy aramwitegereza maze akamubaza ati ariko rwose watangiye ryari kubura umutima? Ubu wagiye mu nzu maze uraryama urasinzira, uragona rwose urihindukiza, uzi neza yuko ndaye hanze, nta no kumbaza uko ameze koko n'ukuntu navuye hano meze nabi. Mirika ahita yifata nk'agatasi maze agahita amubaza ati ahubwo nsobanurira neza, mbwira ahantu waraye. Baba bakiri muri ibyo rero maze umuzamu akabaje yiruka ahita ahamagara Mirika ati mabuja, ntabwo wamenya rwose ibintu bibaye, kampani yanyu yakuguriye imodoka nshyashya iri hariya hanze. Mirika ati imodoka yanjye se? Umuzamu ati cyane, ngwino urebe. Mirika rero ahita asohoka yiruka maze akajya inyuma y'igipangu, ahita asanga nyine imodoka nziza rwose, ndetse akahasanga Nina n'umushoferi. Mirika rero ahita abasuhuza maze Nina agahita amubwira ati iyi modoka ni iyawe, akira urufunguzo, niyo kampani yakuguriye, niyo ugomba kujya ugendamo rero, kandi uyu ni umushoferi wawe. Arishima maze akayireba akayizenguruka akareba ahantu hose, arabashimira cyane rero, kandi rwose aba ananezerejwe n'iyi mpano kampani bimuhaye. Hashira iminsi rero Roy aba yicaye hanze, ajya kubona akabona Mirika araje amuzaniye envelope. Roy ahita ayifungura maze agatangira gusoma, ahita asanga nyine ari impapuro zo gutandukana kwabo, ziba ari impapuro za divorce aba amuzaniye. Roy ahita amubwira ati hoya Mirika, hoya rwose ntizere ko ibi bintu atari byo, ibi bintu ntabwo byaba biri seriye. Mirika ati ni nyabyo rero rwose ngomba gutandukana nawe,
ntabwo nakomeza kubana n'umugabo udafite icyo amariye, umugabo rwose uhora wicaye gusa ntacyo ufite na kimwe, ntabwo rero rwose twagumana. Ikindi kandi wibuke neza ko rwose iyi nzu ari iy'akazi, ni wowe rero ugomba kuyivamo. Mirika ahita yigendera akigira mu nzu, maze Roy akamukurikira aramubwira ati ndakwinginze rwose Mirika, ndakwinginze mugore wanjye, nibura agirira ko njye nawe twasezeranye, twabanye kandi mu byiza, gerageza wiyibutse ibihe byiza nibura twaba twarabanyemo, maze nibura umbabarire iminsi mikeya mbanze nshaka aho kuba ndetse nshake n'akazi, kubera ko rwose urabizi ntaho mfite ho kujya. Mirika ati ibyo ntabwo bindeba, iyi nzu ni iya kampani, kuva rero utakiyikoramo nta n'impamvu yo kuyibamo, niba kandi udafite aho kujya uzagere ujye mu cyaro, ndakeka ko rwose batakwanga. Roy arumirwa, Mirika kandi ahita amusiga aha maze akigira kwiryamira. Roy asigara abitekerezaho, aravuga ati ariko koko uyu mugore ukuntu nabonaga rwose wagira ngo arankunda, naho rwose yankundiraga ko nari ngifite amafaranga. Buracya rero maze Roy agasanga Mirika ku kazi. Mirika aba akimukubita amaso ati hano ni ku kazi, ntabwo rwose ari muri jaride y'urukundo, uje hano gukora iki? Roy ati rwose mbabarira, ntabwo nshaka gutandukana nawe. Ahita atangira kubwira abakozi bo muri iyi kampani bose ati ndabinginze mwese nimumfashe rwose kwinginga umugore wanjye, ntabwo nshaka gutandukana nawe. Mirika ati ntabyo kunyinginga, icyemezo naragifashe kandi sinagihindura, tugomba gutandukana byanze bikunze, kuko njye singikukunda habe na gahoro, sinumva ukuntu nabana n'umugabo rero ntakunda, rwose tugomba gutandukana. Bose rero bagerageza kubahuza, ariko rwose Mirika aba yarafashe icyemezo agifashe, arababwira ati ntibyashoboka. Mirika rero ahita afata imodoka maze agahita ataha yihuta, naho rero Roy wenyine abanza kujya ku muhanda gutega imodoka. Agera rero mu rugo maze agasanga ibintu bye byose babirunze inyuma y'urugi maze barifungira. Umuzamu aba ari kumubwira ati patro ndakwinginze rwose ihangane, ni ukuri rwose ihangane, ibintu bagukoreye ntabwo byanshimishije. Roy rero ahita agenda agakomanga ku muryango ariko ntibafungure. Hashira akanya gato maze Mirika agahita afungura ati wowe ko numva wenda kuncira uru rugi urinde, urashaka iki? Roy ati kubera iki ibintu byanjye byose biri aha ngaha? Mirika ati wagira ngo bibe biri hehe? Njyewe ndi manager mushyashya, ni njyewe rero ubwo bahaye iyi nzu, ntabwo rero ngomba kuyibanamo nawe, genda rwose shaka aho ujya kuba. Roy ati ariko ntaho mfite rwose, wakabaye uncumbikira igihe gitoya. Mirika ati ataho ujya ntabwo handeba habe na gatoya. Ahamagara uyu muzamu ati banguka hano, fata ibi bintu maze ugende ubijugunye hari inyuma y'igipangu na nyirabyo kandi ubajugunyane, nibongera kwinjira hano uzahita umenya ko ubuze akazi. Uyu muzamu areba ibintu maze agatinya kubikoraho, kuko rwose abakunda Roy kandi anamwubaha cyane cyane ko rwose Roy aba ari umugabo mwiza cyane, utagira rwose amahane kandi uvuga amagambo make, nta kibazo rwose aba ajya ateza na rimwe. Mirika arahita amubwira ati byakunaniye mbyiterurire, gusa ubwo nawe urahita usohoka. Uyu muzamu rero arabisohora maze akabwira Roy ati boss rwose mumbabarire, ni amategeko kandi arusha amabuye kuremera murabizi. Roy rero arigendera, gusa ahita nyine yigira kwa Kesi. Hashira iminsi rero rwose Mirika yimejeje neza, aryoshye nyine kuri uyu mwanya mushya baba baramuhaye. Gusa nyine igitondo kimwe nina aramuhamagara muri biro maze akamubwira ati umva rero nkubwire Mirika, ubu rwose turi mu mazi abira, ibintu byacu byose biri mu kaga, kampani yacu turayibuze, bayitwaye byarangiye, ubu rwose turi gufunga imiryango dusohoka. Mirika ati byose kandi ni ibiki, byagenze bite? Nina ati hari amafaranga menshi cyane twagombaga kwishyura y'imisoro, none ntabwo twigeze tuyishyura, sinibaza ukuntu abantu barangaye ntibishyure imisoro bikagera mu mafaranga angana uko angana ubu ngubu.
Mirika ati ubwo se ibyo birarenze, ayo mafaranga ndakeka twayishyura nyine, maze rwose tugakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe. Nina ati ibintu uvuga ntabyo uzi, ahangaha turi kuvuga miliyari n'igice wayibona mu minsi 3 maze ukayishyura. Noneho Mirika ahita yifata ku matama ati hoya ibyo bintu rwose ntabwo byashoboka, ntabwo numva ukuntu ubuyobozi bw'iyi kampani bwaba bwarabaye indangare kugeza aho tujyamo imyenda y'ayo mafaranga yose. Nina ati ariko nawe muri ubwo buyobozi urimo rwose twararangaye twese, none dore ingaruka ni twebwe zigezeho. Ubu rero rwose icyo bivuga ni kimwe, iyi kampani igomba kugurishwa ndetse rwose n'imitungo yayo yose, ubwo harimo amazu twabagamo, harimo amamodoka twagendagamo, buri kintu cyose cya kampani kigomba rwose kugurishwa kugira ngo haboneke ayo mafaranga maze bishyure. Mirika ati hoya ibyo bintu ntabwo byaba, ibyo bintu ntabwo bishoboka, ubu se koko nabaho nte, nabigenza nte ko nta mafaranga na make noneho mfite, naba mpfuye rwose kaba kabaye. Mirika rero aba ari gusohoka maze sekreteri akamutangira akamubwira atumva nkubwire, hari ikintu rwose nshaka kukubwira cy'ingenzi kandi cyahindura ibintu byose uri gucamo. Nyamara Mirika nta mwanya amuha, ahita amubwira atumva ibyo ushaka kumbwira bizategereza ikindi gihe, nta mwanya wo kukumva mfite, nifitiye ibibazo ku buryo ntashaka ko rwose unyongereraho ibindi, mbabarira nigendere wikomeza no kunsakuriza. Mirika rero arataha maze yaba akigera mu rugo asanga ibintu bye byose babirunze inyuma y'urugi, biba ari ibikapu rwose nka bingahe birimo imyenda ye, kuko rwose ibindi byo baba babigumishije mu nzu nyine, biba bigomba gutezwa cyamunara hamwe rwose n'inzu. Asanga rero umuzamu ahagaze kuri utwo tuntu duke tuba duhari, ava mu modoka maze umushoferi agahita amubwira ati iyi modoka nayo bambwiye ko ngomba guhita nyisubizayo kuko nayo ubu iri mu bigomba kugurishwa. Mirika rero abaza umuzamu ati mbwira byagenze bite? Umuzamu ati haje polisi n'abandi bagabo maze rwose baraza bafunga hano, ni utu tuntu twonyine batumye nsohoramo, bambwiye ko kandi tutagomba kongera kuhakandagiza ibirenge kuko iyi nzu igomba kugurishwa. Mirika rero si ukurira, aricara akarira nk'agahinja, gusa nyine ntacyo gukora aba afite. Noneho asigara anatekereza nuko rwose yabona Roy ariko ntabwo biba bigishobotse kuko ntabwo aba azi aho ari, ikindi kandi baba baratandukanye. Mirika rero ahita ajya gushaka nyine aho kuba maze agakomeza akagerageza nyine iminsi mike akoresha amafaranga aba afite, ariko noneho amafaranga agera aho akamushirana neza burundu. Hashira iminsi rero maze agahamagara Nina, aramuhamagara akamubwira ati rwose ndakwinginze mbabarira duhure, hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Barahura rero maze akabwira Nina ati ubu rwose mbayeho nabi cyane, nta n'igiceri cy'icumi mfite, simfite aho kuba, nashatse akazi ndakabura, amafaranga yaranshiranye burundu, ndakwinginze rwose gerageza unshakire akazi kuko rwose meze nabi. Nina ahita amubwira ati nta hantu na hamwe rwose nzi bakeneye umukozi, ntakubeshye akazi rwose ntako nabona. Nina ariko nanone ahita amubaza ati none se akazi ako ariko kose nagushakira wagakora? Mirika ati nta na kamwe ntakora rwose kuko ubu ngubu ngeze habi. Nina rero ahita amubwira ati gusa nibutse yuko hari umushuti wanjye ukeneye umukozi wo mu rugo, kereka rero rwose ari ako ngushakiye, ako se wakemera? Mirika ati cyane, ati ntagakora nibura nabona ibyo kurya n'aho kuryama kuko rwose ubu meze nabi, nta kintu na kimwe mfite, rero rwose naba ngize Imana ahubwo rwose umbarize niba uwo mukozi bakimukeneye. Nina ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndakubariza. Ubwo ariko nyine hagati aho ngaho Nina ndetse na Kesi na Roy baba barahuye nyine bagakora ikirori, bakishimira ko rwose ibintu byose babigezeho uko bari barabipanze, kubera ko no gufunga izi nzu n'ibindi byose nibo nyine babikoze. Baba rero rwose barishimiye yuko babashije gukura uyu mukobwa mu nzira
wari warigize intakoreka. Umunsi umwe rero imodoka ya Roy iba yapfuye ku muhanda, aba rero ari kuyikora ari imbere nyine yayifunguye ari gukoramo. Milika rero amunyuraho maze agahita agira ngo Roy yabaye umukanishi, ahita aza akamubwira atumva ibyo natekerezaga byose bihabanye n'ibyo mbonye, ukuntu rwose nicuzaga impamvu natandukanye nawe, numvaga hari uba ufite ubuzima bwiza, numvaga kandi ubu rwose umeze neza hari n'icyo wamfasha, none usigaye uri umukanishi, n'ubundi ahubwo uri umukene hasi yanjye, nawe umeze nk'uko rwose nanjye meze. Roy wavugaga amagambo make cyane aramwihorera, maze uyu mukobwa agakomeza akavuga. Amara kuvuga rero maze agahita yigendera, ati yewe uzapfa rwose uri umukene, urabona ukuntu usa, uri mu modoka wunamyemo, burya rwose no gushakana nawe nari naribeshye. Roy rero amwenyura maze rwose akihorera uyu mukobwa. Gusa nyine hashira akanya nanone maze akabona wa muzamu wabo wabarindiraga urugi aratambutse. Roy nyine abari muri za karitsiye n'ubundi babagamo hafi aho. Roy ahita ahagarika uyu musore maze akamubwira tumeze ute? Uyu muzamu ati rwose nari narakubuze rwose bosi. Ati none se bosi wowe umeze neza? Nibura se rwose warakize neza? Wabonye aho uba se? Wabonye aho urara? Uyu muzamu rero amubaza ibibazo byinshi icyarimwe, nkaho rwose yarahangayikishijwe n'ubuzima bwa Roy, kandi ni nabyo buri gihe yahoraga amuhangayikiye, kuko hari n'igihe bajyaga banga kumutekera maze uyu muzamu akaba ari we ujya mu gikoni akamushakira ibyo guteka. Roy ahita amubwira ati wihangayika, wihangayika ameze neza cyane, ahubwo se wowe umeze ute? Uyu muzamu ati njyewe rwose bosi nabuze akazi kuva batwirukana muri ya nzu nyine twabagamo na mabuja, ubu rwose ngenda ndara aho bwije, nta kazi mfite habe na gatoya. Roy ahita amubaza ati none se mbwira ubundi ugira konte kuri banke? Uyu muzamu ahita amubwira ati yego ndayifite. Roy ahita amubwira ati yimpe, ayandika muri telefone maze akamubaza ati ukoresha iyihe banke? Uyu muzamu aramubwira. Roy ahita amwoherereza mesaje maze akabwira uyu muzamu atuze kugenda urebe, nakoherereje miliyoni 10, genda ushake icyo gukora, genda wige umushinga neza maze ushake ikintu cyo gukora, ntabwo nshaka ko rwose uzongera no gukora akazi gaciriritse, warambaniye nubwo rwose utari ushoboye byinshi, ariko nibura wanyeretse ubumuntu, kandi n'ubu nshimishijwe n'ukuntu ushishikajwe no kumenya niba ameze neza. Uyu muzamu yarishimye maze rwose ahobera Roy aramubwira ati Imana iguhe imigisha, kandi rwose aho ukura ibigega bijye bihora byuzuye. Roy rero yarishimye maze aramubwira ati genda kandi nawe nkwifurije imigisha, ibyiza byose rwose bizakugereho kuko nawe uri umuntu mwiza cyane. Nina rero ajyana Milika aho yari yamusabiye akazi, nta handi rero rwose yaramujyanye ni kwa Kesi ndetse na Roy. Aramujyana rero maze akamubwira ati ni ahangaha rero uzajya ukora. Milika arahareba ati mbega ahantu heza, ndumva rwose nduhutse ko nibura nongeye kugera rwose ahantu heza, ariko aba bantu ni abakire cyane. Nina ati cyane ni abakire rwose. Nina aramubwira ati ubwo uraba wicaye muri salo maze utegereze nyine nyukubuja ko ari buze maze mukavugana, gusa rwose ntugire ikibazo, ariko uzitware neza ntuzangayishe, ntuzansebye rwose batazagira ngo nabazaniye umukozi mubi. Milika ati humura, ukuntu nari nkeneye akazi, urumva kuko ntagusebya, ntabwo nzagusebya ntuhangayike. Hashira akanya gato rero maze Kesi akaba araje. Milika ahita ahaguruka akamusuhuza nyine mu byubahiro. Kesi ati ni wowe se umukozi wo mu rugo bambwiraga banzaniye? Milika ati yego. Kesi rero aricara maze bagatangira kuvugana. Kesi aramubaza ati ko mbona utameze nk'umuntu usanzwe ukora akazi ko mu rugo, byaba byarakugendekeye bite? Milika ati ibyanjye ni birebire rwose, nari nifitiye akazi keza muri kampani nziza, maze rwose abayobozi bayo bazana ibintu by'ubugoryi,
barayihombeje niko navuga, bananiwe rwose kwishyura imyenda bari barimo, maze kampani barayifatira n'ibyayo byose barabigurisha, nuko rwose bankuye amata mu kanwa. Gusa nyine nasize rwose ubugoryi bw'abayobozi. Kesi rero aba ari kumureba amwitegereza, Kesi ahita amubaza ati none se urumva witeguye kuba rwose wakoreshwa n'umuntu uwo ari we wese? Mirika ati cyane rwose. Kesi ati ubwo rero nta kibazo, umushahara rwose uwo bakubwiye nzanakongereraho, ariko nyine ngomba kubanza kukubwira ibyo nkunda. Njyewe nkunda umukozi ugira isuku, icyo ni kimwe, akayigira ku mubiri we kandi no mu nzu. Ikindi cya kabiri, ntabwo njya ndya ibiryo kabiri, ubwo rwose bisaba ko uhora uteka ibyo kurya ubihinduranya. Ikindi cya gatatu ugomba kumenya kandi ugomba kwitaho, ntabwo njya nywa amaji mbonye yose, njyewe nyine nywa amaji yakozwe mu mbuto. Mirika rero ahita amubwira ati ntuhangayike rwose, ibyo nzabikora neza, amasuku ndayazi, guteka ni ibintu nzi cyane. Ikindi nacyo nahoze mfite butike nacuruzagamo amaji y'imbuto, ibyo rero bintu rwose ndabizi, ahubwo reka njye no kugukorera imwe maze ubanze wumve. Kesi rero ahita abwira Mirika ati ndumva nta kibazo, ubwo rwose tuzakorana. Mirika rero ajya mu gikoni agiye gukora ji, maze Roy akaba arinjiye. Araza rero agasuhuzanya na Kesi, akamubaza uko yiriwe, akamubaza uko ameze, maze Kesi agahita amubwira ati umukozi mushya rero bamutuzaniye. Gusa nyine Kesi ndetse na Nina bo rwose baba babiziranyeho neza cyane, bari babizi umukozi bazazana uwo ari we. Roy rero utaba abyitayeho, utabuze nyine n'ibyo ari byo, ahita amubwira ati ndumva ari byiza cyane, reka mbanze rwose njye gukuramo imyenda, ndumva ananiwe. Ajya mu cyumba rero, muri icyo gihe cyo kujya mu cyumba ni nabwo kandi Mirika ahita azanira ji Kesi. Mirika rero amara kuzana ji, maze agahita ajya mu gikoni nyine guteka iby'ijoro. Ubwo kandi niko nyine na Roy ahita agaruka muri salo, maze akaba aganira na Kesi. Hashira rero umwanya, maze Roy agahita amubwira ati hari utuntu nkeneye gukora, reka njye mu cyumba. Nyamara rwose uko yagendaga ni nako Mirika yahitaga aza aho avuye, ku buryo rwose batigeze babonana ijoro ryose. Buracya rero mu gitondo Mirika akabyuka agategura nyine ibya mu gitondo. Kesi rero yambara neza cyane, maze ari kujya ku kazi. Mirika ahita amubaza ati wabyutse neza se mwabuja? Kesi ati cyane, meze neza rwose. Mirika ati none se kuki udafashe ibya mu gitondo kandi nabiguteguriye? Kesi ati hoya, ntabwo ndi butinde n'ubundi ndahita ngaruka, nta kibazo rero, gusa nyine hari umufuzi uri buze hano, uze gukomeza rwose ube hafi umwumve, nakomanga uhite umufungurira, hari abaje gufura imyenda ya hano yose, uramenye nturangare ngo ureke kumwumva. Mirika ahita amubwira ati rwose nta kibazo, ndaba hafi kandi ndamufungurira nta kibazo. Gusa nyine ahita abwira Kesi ati gusa nyine mabuja uri mwiza cyane kandi wambaye neza, uraberewe, mugire umunsi mwiza rwose. Aba yarigize umwana mwiza, noneho rwose usigaye ubona acishije makeya. Kesi rero aramubwira ati urakoze cyane, nanjye rwose nkunda umuntu umbwira ko ndi mwiza. Amara kugenda rero, maze Mirika agasubira nyine mu kazi ke ko mu gikoni. Agaruka rero aje muri sale amanje kugira ngo aze kwandurura ibyo aba yahashyize, maze yaba agitunguka agahita abona Roy aricaye ari gufata amafunguro. Aramwitegereza maze agatungurwa ati Roy hano? Roy agahindukira akamureba, ntacyo aravuga. Rero Mirika ahita amubwira ati icyakoze rwose ndatunguwe, noneho ni wowe usigaye ugenda ufura imyenda yo mu ngo zose? Ariko rwose uraciriritse. Yego nanjye nkora akazi gaciriritse, ariko ntabwo nari nzi ko wowe waba uciriritse bigeze aho ngaho. Cyakoze rwose ntabwo nicuza kuba naratandukanye nawe, ahubwo rwose nagize Imana naragukize, ubukene bwawe sinari kuzapfa mbukize.
abagikomeza rero kumubwira amagambo menshi, ari nako amubwira ati ariko ubundi wicaye ku meza ya mabuja nta soni, uri kunywa ji ye, uri kurya ibyo kurya bye bya mu gitondo, nta n'isoni ufite, urireba ukabona ukwiye kuba wicaye kuri ayo meza. Hahita rero hinjira umugabo w'umukire cyane, yinjira asuhuza Roy ati nari nje kukureba, ikindi kandi nari nje rwose kugushimira kubera yuko iriya poroje wankoreye yinjije amafaranga menshi cyane ku buryo rwose ntari kwihanganira kuza kugushimira. Roy ati nta kibazo rwose kuko nanjye ya poroje mwamfashijemo nayinjijemo miliyoni 200 zose, nagombaga rero nanjye kubafasha kugira ngo rwose poroje yanyu yinjize. Ubufatanye bwanjye nawe burinjiza cyane. Uyu mugabo rero rwose aba yishimye cyane kandi yubashye Roy, kandi aba ari umugabo w'umukire abantu bose bazi. Uyu mugabo ahita abwira Roy ati umuhanga cyane, nishimiye rwose gukorana nawe, ndashaka ko tuzajya dukorana kenshi gashoboka. Roy ahita amubwira ati nanjye ndakwishimiye, ati ahubwo se urabyumva ute wicaye maze tugasangira ibya mu gitondo. Uyu mugabo ahita amubwira ati ndihuta cyane, gusa nyine numvaga ntashobora kumara n'umunota ntaragushimira, reka ngende ariko ibyo tuzabipanga maze rwose dusangire twitonze. Noneho nyine ubu Milika rwose aba yatangiye kugwa mu kantu, aba yabonye ko rwose nubwo yibeshye aba yamaze kumenya ko uyu mugabo ari umukire, noneho atakiri wa musore w'umukene wa kera. Amara akanya rero rwose Milika ataramara no kwiyakira, maze hagahita hinjira Nina. Yinjira yari afite amadosiye, akaza akamubwira ati bosi nari nkuzaniye amadosiye yihutirwa kugira ngo rwose uyasinye. Noneho Milika arongera akumirwa ukuntu rwose aba bakibereye mu kazi nkaho nta cyabaye. Milika rero ahita asohoka inyuma ya Nina maze akamusanga nyuma y'urugi ati Nina gute rwose utambwiye yuko Roy atigeze abura amafaranga, ati ibi bintu byose yabikuye hehe ko rwose nawe yari yarakennye nkanjye. Nina tumva nkubwire ntabwo Roy yigeze akena na gakeya, ibi byose wabonye byari agakino twagukinnye. Ndagira ngo noneho nkubwire neza yuko Roy ari nawe nyiri iriya kampani twakoragamo, ntabwo rero iriya kampani yigeze ihomba, nuko gusa yabonye ko ushobora kuba ukunda ibintu kurusha uko umukunda, maze agashaka kugerageza kugira ngo arebe ko igihe nta kintu yaba afite wakomeza kumukunda. Milika ati hoya ntumbwire ibyo bintu, none ko wowe wari inshuti yanjye kubera ko utigeze umbwira ibyo bintu. Nina ati ariko njye nari ndi mu kazi, ibyo nakoraga byose byari akazi, narabihemberwaga, ntabwo rero rwose nagombaga kumena amabanga y'akazi. Milika ati hoya ibyo bintu rwose ntabwo bishoboka. Nina ati rero byarashobotse, ikindi kandi ni wowe rwose wanze umugabo wawe. Milika ahita atangira kubwira Nina ati oya ndamukunda kandi n'ubu ndacyamukunda, ahubwo rwose ni uko ibibazo byandenze maze nkabura icyo gukora, ariko rwose umugabo wanjye ndamukunda cyane kandi n'ubu ndacyamukunda. Nina ati cecekere, ibyo twabonye twarabibonye, ntabwo rwose umukunda habe na gatoya, no kumwihanganira ukamurwaza byarakunaniye, none ngo uramukunda, ntabwo umukunda rwose turabizi, ubwo nyine ni akazi kawe rigenda rwose ukomeze wigeragereze. Milika rero ahita yinjira mu nzu maze agahita atangira Roy, aramubwira ati mugabo wanjye rwose nkunda ndacyagukunda, mbabarira rwose ibyabaye byose ni uko rwose ibintu byose byangwiririyeho cyarimwe maze ngafata umwanzuro nkubutse, ariko ndacyagukunda. Ibuka ibihe byiza twabanye maze rwose wibuke ko ndi umugore wawe maze twongere dukundane. Avuga ibi byose Roy ari kumureba mu maso ariko ntagire ijambo na rimwe amubwira. Milika rero akomeza akavuga ko ku mwanya munini, maze Roy akamureka agahita yigira mu cyumba, agenda nta kintu n'iki na kimwe amusubije. Hashira akanya rero maze Kesi akaba aragarutse, ahita rero yigira mu cyumba we rwose na Roy bagatangira kuganira. Bahita bava mu cyumba bakigira kuri pisine, bakicara nyine bari gukoza amaguru mu mazi, ariko rwose bari gufata ko kunywa biganirira, nyine ibiganiro rwose byaryoshye.
baba rero bari kwibwiranira ukuntu nyine bakundana, maze Milika arasohoka agasanga bicaye kuri pisine, akaba ahagaze gatoya, ajya kumva Roy ari kubwira Kesi ati ndagukunda cyane. Kesi nawe ati nanjye ndagukunda, warakoze kuza mu buzima bwanjye. Ari nako rwose bari kwisomanira, bari guhana cheers ku byo kunywa baba bari kunywa, uba ubona rwose ari couple yishimye kandi inezerewe. Milika rero arabireba, maze mu nda hagahita hatangira kumurya, ahita asubira mu nzu ari no kurira, kubera kubabara rwose aba yumva mu nda hari kumurya. Milika rero agenda maze agategereza Roy rwose ko ari buze gusohoka, aguma hafi aho ngaho. Roy rero aza gusohoka agiye kwigira ku kazi. Milika ahita atangira kumusaba imbabazi ati ndakwinginze rwose mbabarira, ndabizi nabaye umuntu mubi, narikunze, ibibi byose narabikoze, nifuje rwose inyungu nyinshi, nifuje ko rwose ibintu byose byaba ibyanjye, ntabwo nigeze nkwitaho, urwaye naragutereranye, ibintu byose bibi nagukoreye, ndakwinginze mbabarira, singishoboye rwose kwihangana kuko bonana n'undi muntu. Ubwo bari kubimubwira rwose ari nako ari kurira. Roy kandi nanone aba yamwihoreye, nta jambo na rimwe aba ari kumubwira. Milika rero aramubwira ati ndacyagukunda, mbabarira rwose kandi noneho nzagukunda uko wifuza gukundwa. Ahita rero ahobera Roy, maze Roy nawe akamuhobera ariko nta jambo na rimwe amubwiye. Kesi rero ahita ava mu cyumba maze akamanuka esikariye, abona bari guhoberana, ahita atangira gukoma mu mashyi ati rwose ndabona agakino mwagakinnye neza. Ahita rero abwira Roy ati koko se uracyakunda Milika? Roy ahita amubwira ati ariko aracyari umugore wanjye. Kesi ati ntumbwire ko rwose ibyo bintu wabinkora, none se niba akiri umugore wawe yari ari hehe cya gihe wari wararwaye wararembye? Yari ari hehe se cya gihe yakwirukanaga mu rugo? Yari ari hehe cya gihe wari ufite ibibazo? Yari ari hehe se igihe kampani itari imeze neza ndi kugufasha? Yari ari hehe ibihe byose twabanyemo yaragutaye? Niba koko yaragukundaga, kuki yabonye ibibazo bije maze akaba ari bwaguta? Roy rero ahita amubwira ati rwose umbabarire cyane Kesi, kubera yuko nzi icyo nshaka. Abavuga nyine amagambo makeya cyane ashoboka, bikagusaba rwose ko ari wowe uri bwisobanurire. Kesi ahita avuga ati ndabyumvise, ubwo nyine amahitamo yawe reka nyubahe, gusa nyine ibi ndazagukorera ntuzaze unsanga, kubera ko nanjye uzasanga ntagihari. Ahita rero asubira mu cyumba maze akagenda akazana varize. Milika rero asigara yishimye ati urakoze cyane mukunzi, urakoze kuba umbabariye, urakoze rwose Roy ndagushimiye, ntabwo nzongera kukubabaza. Ariko ubwo Roy yaba yamwihoreye. Milika rero ajya kubona akabona Kesi varize azanye ni iya Milika. Milika ahita atangira ati sheri, none se varize bazanye ko ari iyanjye? Iriya varize ntabwo ari iya Kesi, iriya varize ni iyanjye. Roy yaricecekera akamwihorera. Kesi rero araza agahita afata Milika ndetse na ya varize akamusohokana agenda amukurura, maze agahita amushyira inyuma y'urugi na varize ye, akamubwira ati genda ntuzigere wongera kugaruka hano na rimwe. Milika rero avuza induru ati hoya ndeka njye kwirebera umukunzi wanjye. Kesi ati genda dusohokere mu nzu ihute. Ahita rero yifungira maze agasubira mu nzu. Milika nyine asigara arira yuko arika inyuma y'urugi. Roy rero abakibona Kesi agarutse maze agahita amwereka nyine n'amaboko ko kumwereka ati icyubahiro ni icyawe, n'ubundi agahita amubwira ati icyubahiro ni icyawe mugore wanjye, urakoze cyane rwose. Kesi rero ahita aza bagakubitana mu biganza ati ndamusohoye nyine. Ati buriya se yumvaga igipande cya keke yakase muri rimwe yagaruka agasanga kikiri kizima kugira ngo yongere akirye? Ubwo se nta bandi bantu baba barabonye iyo keke ngo bayifatire ku buryo yaba agarutse akongera akayisanga ikiri nzima? Bahita bongera bagaseka, maze Roy agahita abwira Kesi ati rero rwose mukunzi wanjye warakoze ku bw'ibyo wakoze byose, ariko nyine iki ni cyo gihe kugira ngo ngire ijambo nkubwira. Ahita apfukama maze agakuramo impeta akabwira Kesi ati ndifuza ko noneho rwose waba umugore wanjye.
Kesi rero ahita amubwira ati hoya uretse rwose kunyambika impeta, ati nkibona ko rwose wowe ndetse na Milika mugikundana nifuje rwose ko mwasubirana, rwose ukwiye gusubirana nawe kuko muracyakundana biragaragara. Roy aramwitegereza ati ntabwo rwose njyewe nasubirana na Milika, njye nawe byararangiye. Kesi ati ariko rwose njyewe mbahaye uburenganzira nta kibazo. Roy ati niba unyanze bimbwire ariko njye sinasubirana na Milika. Kesi rero ahita aseka ati erega ubwo koko wari ubyemeye, ati ubwo urumva njyewe nabikora se, urumva nakureka, urumva koko nakureka ukancika. Ahita azana ikiganza ati ahubwo bivuge neza, ongera uvuga nyine ya magambo, arashaka kuvuga amagambo arenze rimwe. Rero yahita amubwira ati ndagukunda mukunzi, ndakwifuza rero mu buzima bwanjye bwose, wakwemera se kumbera umugore maze tukazabana iteka ryose? Kesi ati ndabyemeye cyane rwose. Bahita rero bahaguruka maze bagahoberana. Roy ati warakoze kumfasha rwose muri uru rugendo. Kesi nawe ati warakoze nawe kumpa ibyishimo. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.